Umwaka mwiza rero nizere ko mwawutangiranye amahoro mwebwe ndetse n'abantu. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubaganiriza kuri iki gitabo cyitwa 6x10. Akaba ari igitabo nasomye umwaka ushize. Ni kimwe mu bitabo navuga ko niba uri umuntu ukunda ibintu bijyanye n'ubutabera, niba uri umuntu ukunda ibintu bijyanye na realite z'ubuzima, ibintu bibera muri iyi si, iki gitabo nakigukonseye. N'ubusanzwe rero dora tuvuga ko life is unfair, rimwe na rimwe ubuzima hari uko butugenzereza ku buryo ubona ko harimo nyine injustice, ariko burya nyuma yo kubona umuntu ajya muri prison kubera ko yarashe umuntu, kubera ko yishe amategeko, muri prison habamo noneho na prison. Iki gitabo rero kikaba kibanda ku buhamya bwatanzwe n'abantu 13 bafunzwe, bamwe baracyarimo, abandi basohotsemo, abandi bitabye Imana. Bikaba rero bivuga ukuntu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite icyo bita solitary confinement, aho bashyira umuntu mu muhezo, niko nabyita. Akaba ari muri prison bisanzwe, ariko bakamushyira mu muhezo ku buryo aba ari wenyine amasaha 23 ku munsi, agasohoka isaha imwe. Muri prison rero zimwe ni prison zitandukanye, bagenda bafata prison zigiye zitandukana. Muri izo prison rero bikaba biterwa n'uko prison imeze. Hari nka prison asohokamo iyo saha imwe, ariko n'ubundi akaba atajya ahantu ngo abonane n'abandi, akaba ari busohoke iyo saha agakaraba, akacara hanze, bakamushyira mu kazu, izuba rimugeraho bikaba birarangiye. Iki gitabo rero kikaba kibanda ku ngaruka bigira ku mitekerereze y'umuntu, ku ngaruka bigira ku buzima bwo hanze. Iyo umuntu tuvuga yamaze nk'imyaka nk'itandatu aba wenyine, agera aho ngaho akagira ama hallucination, birumvikana, akiheba, akagira ibindi bitekerezo, agahindura nyine imico ndetse n'imyifatire n'imitekerereze. Ikintu navuga ngo kimatro tushe cyane, wenda se abantu batarafungwa tutajya duha agaciro, ni uburyo iyo umuntu uvuye muri gereza kugira ngo yongere yisange muri societe bimugora. Urumva nk'umuntu baba barakati nk'imyaka nka 15, uwo muntu kuzagaruka ngo be integre, yongere yumve ko ari umuntu ukwiriye gukurikiza amategeko, ugengwa nk'abandi, ugomba kugenda adafite icyo yikeka, ni ibintu bitoroshye. Kamwe mu nkuru nababwira ziri muri iki gitabo gasa nkaho karenze na torture. Hari umugabo bamukoreraho research, ariko nyine akaba atabizi, aza kubimenya nyuma. Uwo mugabo aba yarakoze ibyaha. Abantu bose muri iki gitabo ni abantu bakoze ibyaha, banabyemera, bakoze ibyaha kandi ndengakamere biremereye: kwica abantu, kugenda intwaro, gucuruza ibiyobyabwenge. Hari umugabo rero baba bari kureba resistance y'ubwonko bw'umuntu. Urabona ko hari igihe bajya bakora ubushakashatsi bagakoresha nk'imbeba, noneho bwari recherche nk'iyo bashaka gukora, ariko noneho bakoresha ikiremwa muntu. Bafata iyo mfungwa, noneho uyu munsi tuvuge akaba yafatira, tuvuge ibiryo bya saa sita, akaba yabirira muri California y'amajyepfo. Ibiryo bya nijoro akabifatira muri California y'amajyaruguru. Ubwo bakamutwara nk'amasaha nk'atandatu aho hantu akaharyama. Yamara kuharyama, nk'ibiryo bya mu gitondo, ifunguro rya mu gitondo, akaba yarifatira nko muri Oregon. Bagenda bamuhindura ku buryo ahantu yiriwe siho arara, aho yariye ibiryo by'umunsi umwe siho arya ibiryo by'undi munsi. Amezi 9 agashira. Baba bashaka kureba rero resistance y'ubwonko bw'umuntu kuri changement nk'izo ngizo, cyangwa se movement nk'izo ngizo, ndetse na challenge nk'izo ngizo. Iki gitabo rero kwa kundi bavuga ngo sinzi na gikonseye teenagers, nk'ababyeyi bafite abana b'imyaka 10 n'ingahe, ariko iki gitabo cyatuma wubaha amategeko, igitabo cyatuma utinya amategeko, igitabo cyatuma wifuza kutazareba no ku muryango wa gereza, kuko ibintu biberamo, ibintu nyine abo bantu babaye muri ubwo buzima bagenda basangiza muri iki gitabo,
ni ibintu biteye ubwoba. Akandi kantu nahoze nibaza niba ari ngombwa kukavugaho cyangwa umuntu ntakavugeho, nuko buri gihe ikintu cyitwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni ibintu duhora tugiraho ibiganiro, yaba ari abanyamerika badushinja ko twebwe abanyafrika ngo tuhohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko urebye ibyanditse muri iki gitabo umva ni ibintu biri hose. Ikindi naje gushakisha nsanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zifite imfungwa nyinshi ku isi, 1,800,000 by'abantu bafunze. Iyi gitabo nyine gifungura amaso ariko cyane ku bintu byo kukwereka ko burya abana bavukira mu miryango y'ababyeyi batandukanye, abana bakura bakubitwa, abana bakura bagendera mu bigare, akenshi nibo birangira n'ubundi baguyemo muri kankizi ngizi. Nk'ababyeyi rero yego dufite inshingano zo kwita ku bana bacu, ariko rero n'abana nabo bakagombye kureba abantu bagendana nabo, kuko fopa ugendana n'ikigare bakakwigisha gusoma ku katabi rimwe ukabugendeyeho. Harimo abana benshi ubuzima bwabo bwagiye bwangirika kubera ko iwabo bamukubise akavuga ati reka nihungire. Ubwo rugero mba hano urugero ruri muri iki gitabo, akavuga ati reka nihungire kuko iyo papa nkubise ngiwe birandenga. Ugasanga umwana kubera ko ahunze iyo abuse yo mu muryango we aragiye agiye mu bindi bigari akazatinya kugaruka. Umwana rero kubera kuba ku muhanda, kubera guhora ubuzima bwe azi ari bwo gusabiriza, ari bwo gutahana na runaka, ntumenya aho ubuzima bwe burangiriye. Uyu mwana rero nari mvuzeho gatoya, akaba avuga ukuntu papa yaramukubitaga cyane, papa yaramwangaga, papa ikintu cyose yakoraga isi yaramuhanaga ku buryo bushoboka bwose. Avuga ko hari inshuti ye nyine yamwakiriye, noneho yajya muri urwo rugo yagiye rwamwakiriye, niba ruko navuga yagiye kwihishamo, agasanga abana baho mama wabo nabo bavukana bose basangira ibyo biyobyabwenge nyine biremereye. Agahera aho ngaho rero yiga kunywa ibiyobyabwenge bivaho bikajyaho kubicuruza, bikajyaho ugasanga bamufatana imbunda na bagenzi be, akari ubwa mbere bamufunga. Noneho ko kundi bagushyira muri gereza kugira ngo ugaruke uzongere wintegre umuntu muzima nyine biragorana, bikaba ari byo bituma umuntu arangira akoze n'icyaha kinini kiremereye. Icyo cyaha kigatuma nyine asubira muri prison, wagera muri prison wakora akantu gatoya rero noneho bakagushyira muri ya prison. Uko rero ugiye utambamira, niko nabyita, amategeko yo muri prison, niko bakomeza kuguhisha muri ako kantu kakumba ubamo, nta muntu kugeraho, nta muntu muvugana. Abantu benshi bakaba baramaze n'imyaka, apana kuvuga ngo ni demonic. Anyhow, iki gitabo rero bacyanditse kugira ngo base nk'abatanga ubutumwa, berekane ko iki kibazo gihari, hari uburyo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagashyizeho amategeko yo guca iyo mico nyine, gutuma abantu bagenda bakaba bonyine nk'imyaka nk'itanu atemerewe gusurwa. Niba ari ugusurwa akaba yasurwa nka rimwe mu kwezi, nabwo urumva umuntu ubonye abandi bantu nka rimwe mu kwezi aba ari igitangaza. Abantu babona ni abagarde ngo babazanira ibiryo, ariko ntibabavugisha, harimo agasuzuguro, ibintu nk'ibyo byinshi cyane. Murakoze rero, ibihe byiza, wakoze kunkurikirana. Nitwa Bukize, naho ubutaha tuganira ku kindi gitabo narangije nzabacira mu magambo makeya. Imana ibiteho, Imana ibarinde, ndabakunda. Bye.